Yes, bakunze ku Mumbe Official twongeye kubasuhuza. Twifurije ibihe byiza mwese mudukurikira ku mpande zose z'isi. Dushimira abantu bose badukurikira bari mu ntara y'Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengero bwabyo. Dushimira abantu bose badukurikira mu mujyi wa Kigali. Dushimira abantu bose badukurikira mu mahanga, cyane cyane abadukurikira bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri uyu munsi wa none rero twabazaniye agashya. Ngira ngo ni isomo rishya twazanye ryo kuzatwigisha abantu homemade cyangwa se ibikorerwa mu ngo. Kenshi na kenshi hari ibintu dukenera mu ngo byo bikomeye kubona ariko byoroshye gukora. Urugero ni nk'isabune z'uduti, isabune z'amazi, shampoo n'ibindi. Kuri uyu munsi wa none rero tugiye kubigisha gukora isabune. Ni imwe muri homemade nkenerwa. Ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze twamamariza abadutumye. Na 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 siko mbona umeze neza mu matita. Ubu se nabuzwa n'iki kumera neza. Ubu ngubu sigaye nikorera isabune yanjye iriwe njya gutakabuza amafaranga. Uzushatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga ko ubu navumbuye ibanga ko nshobora kwikorera isabune, shampoo n'ibindi byose bimfasha nibereye iwanjye. Waba ukeneye kumenya gukora ibintu byinshi bitandukanye wibereye iwawe? Homemade tugufitiye igitabo kirimo amasomo menshi atandukanye wakwifashisha ukamenya gukora isabune, shampoo, pomade, gukora amarangi atandukanye, vaseline n'ibindi byinshi cyane. Tugufitiye kandi n'ikindi gitabo gikubiyemo uburyo 30 ushobora kwifashisha ukora juice cyangwa se inzoga. Soma iki gitabo. Ukeneye ibindi bisobanuro waduhamagara kuri 07 82 80 20 82 cyangwa se 07 29 92 03 13. Turabashuhuje, tubahe ikaze mu biganiro byacu. Isabune ni kimwe mu bikoresho by'isuku nkenerwa, aho gitwara amamiliyari y'umurengera ngo abantu bahorane isuku. Aha twavuga imiryango itegamiye kuri leta iri gukoresha amamiliyari y'amadolari mu kugura ibikoresho by'isuku, harimo n'isabune mu gufasha abatuye isi bagize ibibazo bitandukanye, habo dusanga mu nkambi n'ahandi. Ariko nanone ntitwirengagize amafaranga y'umurengera akoreshwa mu ngo. Yemwe harimo bamwe badashobora no gukaraba isabune yamenyekane cyane nka gifura, kuko cyane cyane ikoresha mu gufura imyenda. Ubwo abo bisaba andi mafaranga yo kugura isabune ihumura, ituma uruhu rumera neza nka Give, Sante, Dur n'izindi. Umuhanga yaravuze ngo guha umuntu ifi aho guha umuntu ifi uzamwigishe kuyirobera. Kuri uyu munsi wa none rero nicyo kituraje inshinga kugira ngo tubafashe gukora isabune, ariko isabune y'amazi cyangwa se liquid soap cyangwa detergent mu ndimi z'amahanga. Ku Mubumbe Official tugarutse mu isura nshya mu cyiswe homemade, tugenekereje mu Kinyarwanda n'ibikorewe mu ngo. Reka turebe hamwe uko bakora isabune y'amazi cyangwa se savon liquide. Ariko mbere ya byose, ku nkunga iyo ari yo yose n'inyunganizi, ku bitekerezo cyangwa icyo ushaka kudusobanuza, wanyuza ubutumwa bugufi cyangwa ukaduhamagara kuri 07 99 20 31 3. Ni ukuvuga ari mu mahanga mwakongeraho akamenyetso ko guteranya 250 72 99 20 31 3. Tubahe ikaze mu biganiro byacu. Mu gukora isabune byibuza ya litiro 25 cyangwa se ijerekani n'akajerekani gato ka litiro 5,
hari ibikoresho by'ingenzi nkenerwa by'amoko abiri. Ubwoko bwa mbere, ibikoresho by'ubutabire, amaproduit ndetse n'ibikoresho bisanzwe bigufasha kuvanga amaproduit, bigahita bibyara ubwoko bubiri. Hari ibikoresho by'ubutabire cyangwa se amaproduit n'ibikoresho bigufasha kuvanga amaproduit. Katwihute tujye ku maproduit nkenerwa mu gukora isabune y'amazi cyangwa se savon liquide. Mu gukora isabune uzakenera kunyarukira ku bacuruza ibinyabutabire benshi bazi nko ku mashyirahamwe Nyabugogo. Ahandi ushaka gukora ibikoresho nko mu mafarumasi. Uzakenera kugura ungaro ikiro kimwe, acide sulfonique ikiro kimwe. Uzakenera umunyu ikiro kimwe. Umunyu usanzwe ushobora kuwukoresha, ariko si byiza kuko umunyu usanzwe utuma isabune yawe icika amazi. Ibyo bikaba byagusaba gukoresha akandi karungo gatuma uvura isabune kitwa CMC. Ngira ngo ikiro kuri uyu munsi none kiragura 12,000. So uzajya ku mashyirahamwe ugura umunyu wagenewe amasabune. Ni byiza cyane kuko umunyu utuma isabune yawe ibyimba. Nuvuga ngo uzakenera ungaro ikiro kimwe, ukenera acide sulfonique ikiro kimwe, uzakenera umunyu ikiro kimwe, uzagure irobo ya caustique, ni ukuvuga 1/4 cy'ikiro. Uzagure inusu y'isukari. Uzagure kandi ibirungo nkenerwa kugira ngo isabune yawe irusheho gukundwa n'uwayibonye cyangwa se uwayikoresheje. Ibyo harimo impumuro, ibara, ubishoboye gusya igikakarubamba byaba ari byiza cyane, cyangwa se amavuta aturuka muri avoka. Ikindi kandi ntuzibagire kugura akanyabutabire kitwa KDC, benshi bakunda kukita kokodiera. Ujye kuri internet mushakisha, bakita KDC cyangwa kokodiera. Ikindi kintu uzakenera nanone, uzakenera CMC nkuko nabivugaga, na glycerine. Turaje turebere hamwe akamaro ka buri produit. Ubundi bwoko bwa kabiri navuze bw'ibikoresho uzakenera ni ibikoresho bizagufasha kuvanga amaproduit. Hazaba harimo amabase abiri, akuko kabaje neza, ubishoboye washaka utwuko tubiri, ugakenera none ijage ebyiri, ikiyiko cyo mu gikoni, udupapuro dupima ubusharire cyangwa se papier indicateur mu gifaransa. Ibi nabyo papier indicateur nazo uzazigurira Nyabugogo cyangwa se mu mafarumasi ziraboneka cyane. Cyangwa se wabikenera wagura igikoresho gipima ubusharire bakunda kwita pH meter. Gusa biragoye cyane kuko kirahenda, kiri mu 80,000, ariko ubishoboye wakigura. Ayita pH meter, ipima ubusharire. Rero ntatinze, reka tubanza tunyarukire kuri imwe muri produit nagiye mvuga kugira ngo tumenye akamaro kayo mu isabune. Uzakenera ungaro nkuko nabivuze. Ungaro igufasha iki? Ungaro ni amavuta. Uzakenera acide sulfonique, acide, amavuta. Amavuta ni base, acide na acide nk'ibisanzwe yo. Ngira ngo isabune ivuka hagati ya base na acide. Uzakenera umunyu nkuko nabivuze, hari umunyu wabugenewe mu isabune. Uyu munyu utuma isabune igira viscosité cyangwa se ikagira ururenda. Uzakenera irobo ya caustique. Caustique nta kindi kintu gufasha, ni ukugira ngo mu gisabune yawe umaze kuyikora ugasanga ari acide, uzanetralize cyangwa se uzagabanya ubusharire, ushyira isabune yawe ahantu yikeneye. Ngira ngo turaza kubirebera hamwe turimo tuvuga ubwoko bw'amasabune. Uzakenera isukari inusu. Isukari nta kintu ifasha mu isabune cyane usibye kongera ifuro. Ngira ngo ifuro buriya ku isabune ni kimwe mu buryo bwo gukuraho umwanda. Nubona isabune igize urufuro rwinshi uzamenye ko n'umwanda uzavamo wihuse. Ikindi nanone uzakenera ibirungo bitandukanye. Ngira ngo impumuro, ibara.
kenshi na kenshi umuntu areba isabune akabona ifite ibara ritandukanye, yaba ari umutuku, yaba ari umuhondo, yaba ari ubururu, yaba ari icyatsi, bitewe niba rukunda. Ibara ni kimwe mu bintu bikurura umuntu, ngira ngo niyo mpamvu tukita ngo ni ikirungo. Uzakenera impumuro. Hari impumuro zigiye zitandukanye za pomme, za lavender, ariko kenshi na kenshi pomme bakunda kuyikoresha muri shampoo. Ngira ngo nitugera ku isomo rya shampoo niho tuzarushaho gusobanukirwa byimbitse ku bijyanye n'impumuro. Ariko uzigurire lavender. Cyo kimwe ko nanone ugize amahirwe ukabona essential oil cyangwa se amavuta ava mu byatsi by'umwimerere byacu, byaba ari byiza cyane. Harashobora kuva muri mucyayicyayi, agira impumuro nziza cyane. Ngira ngo isabune yahumura nka mucyayicyayi yawe isabune nziza cyane kandi ifite umwimerere, kandi ifite ikintu yongera ku mubiri w'umuntu. Ushobora kugira impumuro ituruka ku byatsi kuri karitusi za makurata. Ngira ngo bazita essential oil cyangwa se amavuta aturuka kuri makurata. Makurata igira impumuro ipika cyane, ariko iyo ukoresha ingano nkeya cyane bituma isabune yawe irushaho guhumura. Ariko iyo ushyizemo ingano nyinshi wakwiyumvira makurata, ariko abantu batishimira makurata kuko irahumura cyane, irapika. Ikindi uzakenera ni KDC, tubijyanisha na CMC. KDC ni secocodiera, CMC chlorimethyl. Izi zose uko ari ebyiri zifasha kongera viscosity. Hari igihe ukora isabune yawe ukabona ntiwishimiye uburyo ki ipeza cyangwa se ifite imbaraga cyangwa se ifashe. Iki gihe uzakoresha KDC cyangwa se CMC. Na glycerine. Izi zose uko ari eshatu, KDC, CMC, glycerine, zifasha kumva isabune inyerera. Ikindi kandi iyo ari isabune yaba iri acide cyangwa se yaba ari produit ko ziri acide, nta kibazo yakugira ku mubiri kuko igabanya uburibwe, donc ineutralize acide. Izi zose uko ari eshatu zineutralize acide ku mubiri. Byiza cyane kuzishyiramo kuko zituma uruhu rukomeza rworohere kandi rumera neza. Ikindi nanone twavuze ni ibikoresho by'ubwoko bwa kabiri, hazamo amabase. Turaje twereke niho muza kubona uburyo ki ibikoresho bikoreshwa mu gukora isabune yacu. Uko ukora isabune. Ariko mbere yuko dukora isabune, reka tubanze turebe amoko y'isabune. Amasabune y'amazi, savon liquide cyangwa se detergent, aratandukanye cyane kandi kuko birumvikana. Ntabwo isabune ikoreshwa muri wese cyangwa se toilette ari kimwe nk'ikoreshwa ku byombo cyangwa se ukaraba intoki. Ngira ngo benshi muribuka mu gihe cya COVID aho urubyiruko rutandukanye mu Rwanda rwagiye rukoresha aya masabune y'amazi, cyane cyane mu bukangurambaga bakarabya abaturage intoki. Ngira ngo nkuko twabivugaga, ntabwo isabune muri toilette wayikoresha no ku ntoki. Urubyiruko rw'akoranabushake rwakoreshaga isabune igomba gukoreshwa mu ntoki cyangwa se ku mubiri w'umuntu. Ni ukuvuga ngo itandukaniro, isabune ikoreshwa muri toilette ifite ubusharire cyangwa se acidity iri hejuru kugira ngo ibashe kwica microbe. Ariko isabune ikoreshwa ku ntoki igomba kuba iri base kugira ngo ifashe umubiri wacu gukomeza kumera neza. Ibi bihita bitujyana ku moko atandukanye, nk'ubundi ibanga ryazo rikomeye ari itandukaniro ku birungo byakoreshejwe nk'uko twabivuze hejuru, ndetse n'ubusharire, acidite cyangwa pH, potentiel anhydrogène mu rundi rurimi rw'amahanga. Ngira ngo mwese murabizi, ihene iyo iriye ibibabi by'imyumbati murabizi bikurikira ko ari ugutanga akaboga cyangwa se za mushikaki. Ikice tungo ni ubusharire cyangwa se acidite. Ngira ngo mu myumbati habamo acide cyanique. Mu mpine z'ubutabire twandika HCN cyangwa HCN. Ibi rero nibyo tugiye kwifashisha tubasobanurira ubwoko bw'amasabune. Ubwoko bwa mbere nk'uko twabivugaga hejuru, isabune ikoreshwa muri wese cyangwa toilette igomba kuba ifite ubusharire cyangwa
acide ku kigero cya 2.5 kugera kuri 5. ngira ngo iyo tuvuze ubusharire abenshi bize ubutabire bahita babyumva. Iyo tuvuze ubusharire dupima tukava kuri 1 tukagera kuri 7 tuba turi mu gice cya acide. Iyo ushyizemo icyuma cya gipima ugasanga kiri hagati ya 7 na 14 tuba turi muri base cyangwa se ubusharire buri base. Hasi n'ubusharire buri acide. Nuvuga ngo isabune ikoreshwa muri toilette ibiri 2.5 kugeza kuri 5 iri muri cya gice cya acide kugira ngo ibashe kwica indiririzi cyangwa se microbe zo muri toilette. Isabune ya kabiri ikoreshwa mu gukaraba intoki igomba kuba iri ku kigero cya 7.5 kugeza ku 8 by'ubusharire. Ngira ngo nababwiye ngo ubusharire buri base buturuka kuri 7 kugeza kuri 14. Rero isabune ikoreshwa ku mubiri w'umuntu igomba kuba ifite acide, igomba kuba ifite ubusharire buri hagati ya 7.5 kugeza ku 8. Ngira ngo ifite cya gikoresho gipima cya papier indicateur turaza kubigisha uburyo kimupima ubusharire. Ngira ngo iyi nayo sabune urubyiruko rw'akoranabushake rwakoresheje cyagiye mu bukangurambaga bwa covid bakarabya abaturage ku masoko atandukanye. Isabune ikoreshwa hose haba ari mu koza ibyombo cyangwa se gukoropa, koza amamodoka. Ubujyanama bugena kutajya munsi ya 7.5 no kutarenza ubusharire bw'9. Ikitonderwa kugira ngo isabune yawe ikomeze kugira viscosity nziza tugenekeje mu Kinyarwanda mu kugira ngo isabune yawe ize kuba ifashe itacitse amazi bisaba gushyiramo KDC kugira ngo ku kigero byibuza cya mililitiro 50 KDC iba imeze nk'amazi. Ntabwo uzapima mililitiro 50 kugira ngo uzazongere muri ya sabune yacu turi gukora. Ngira ngo dusubiye hejuru kwitangiro muribuka neza ko turimo dukora isabune ya litiro 25 cyangwa se ijerekani imwe n'akajerekani gato ka litiro 5. Rero aho ngaho azajyamo KDC ingana na mililitiro 50. Mililitiro 50 ntabwo ari litiro. Muri litiro 25 z'isabune zakozwe. Cyangwa se ugashyiramo akandi kanyabutabire bita CMC ibiyiko 3 watobye neza cyane mu mazi y'akazuyaze angana na litiro. Aya mavuta asugiye uzashyushya amazi uri bucukura isabune, uzashyushya amazi angana na litiro ushyiremo ibiyiko 3 bya CMC. Ngira ngo uzasigana ikintu kirenduka cyangwa se mihanganiro jambo ngiye gukoresha kimeze nk'ikimyira. CMC ni kimera iyo uyishyize mu mazi. Isomo ryacu tugiye kurikomeza tubereka uburyo ki mukora amasabune nkuko cyangwa se procedures uburyo ki ukora isabune. Uzafata ibase ya mbere ushyiremo ikiro cya ungaro n'ikiro cy'umunyu. Ufata ibase ya kabiri ushyiremo ya nusu y'isukari, ushyiremo na ya nusu ya acide sulfonique. Hanyuma ni amabase abiri, ibase irimo ungaro n'umunyu ukoresheje akuko n'ijerekani yawe y'amazi wateretse hariya n'ijage yawe. Uzasuka amazi mu ijage ujye ugenda uvanga umunyu na ungaro wongeramo utuzi duke duke. Ngira ngo utangira ubona bitabyimba, ariko iyo umaze gushyiramo nk'ijage yose biba byamaze kubyimba. Ukomeze muri uwo mujyo, amazi nashira mu ijage wongeremo andi mazi, ukomeze uvange paka. Kandi ikindi kitonderwa ugomba kuvanga muri sansi imwe cyangwa se mu mujyo umwe. Nimba uhisemo kugenda nk'aho urushinge rw'isaha rugendera cyangwa se itandukano ry'isaha, ubwo ushobora kugenda mu buryo isaha igendamo, urushinge rw'isaha rugendamo, uvanga muri uwo mujyo wihutisha cyane. Ukomeza wongeramo amazi, ukazajya uvanga nk'iminota nk'ibiri, nyuma y'iminota 2 ukongeramo amazi paka ungaro yawe ibyimbye, irabyimba cyane, yarangiza ikaza kurekura ndetse igatanga n'urufuro. Icyo gihe tuba tumaze gutegura ibase ya mbere irimo ungaro n'umunyu.
ngira ngo ikindi gice gikurikiye no kumenya ibase ya kabiri. Ibase ya kabiri nakubwiye ko ushyiramo silifonike n'isukari. Aho naho uzavanga mu mujyi umwe nk'uko twashyizemo amazi, ugenda uvanga ku itangiriro, ushyiramo amazi nk'umunota 2 uvanga, ukongeramo andi mazi nk'umunota 2 uvanga, gutyo nabyo birabyimba. Hanyuma kubera ukuntu ugenda ushyiramo amazi buhoro buhoro, bigera ngo bikarekura bigahita bitanga urufuro. Haba ari mu ibase ya wungaro bitanga urufuro, haba ari mu ibase ya silifonike itanga urufuro. Hanyuma iyo ugeze aho ngaho isabune yawe ni nkayo ibonetse, uzafata igikoresho kimwe hamwe wenda nk'akadomoro cyangwa se ibase nini, uhurizemo za mvange zose, imvange ya wungaro n'umunyu, imvange ya silifonike n'isukari. Icyo gihe tubonye isabune ariko itarimo ibirungo. Icyo gihe tubonye isabune dushobora gufata igice kimwe tukagira isabune ya toilette, ikindi gice kimwe twayikoramo isabune yo gukaraba ku ntoki. Cyangwa twavanze ibasi irimo silifonike n'isukari n'ibasi irimo wungaro n'umunyu, tubihuriza hamwe mu kadomoro wenda tukagira noneho imvange ya byose. Ngira ngo kugira ngo tubihurize hamwe byose uzabivanga nk'iminota 5. Uzafata imvange ya wungaro n'imvange ya silifonike ubihurize hamwe uvanga nk'iminota 5, uzaba umaze kubona isabune ariko itarajyamo ibirungo byacu, kugira ngo tumenye isabune tugiye gukora iyo ariyo. Iyo tugeze hano rero no hano hari ibintu by'ubwenge kandi byo kwitaho. Biteye gute? Reka wenda dukureho akajerekani ka litiro 5 kugira ngo dukore isabune ya toilette. Kenshi nujya gupima ukoreshe papier indicateur. Papier indicateur ziteye mu buryo ugenda ubona igice ugezemo. Nimba ugeze muri 1 biba bitukura cyane, wagera muri 2 bikaba bitangiye kugenda havamo gutukura, byagera muri 6 gutukura byamaze gushiramo, byagera muri 7 bikata bisa n'umuhondo netre, cyangwa se bisa na netre n'umuhondo, byazamuka hejuru bitangiye kugenda bijya mu bururu. Ngira ngo acide ni igice cy'umutuku, base ni igice cy'ubururu. Iyo upima ukoreshe papier indicateur cyangwa se ziriya mpapuro zipima ubusharire uzatugura Nyabugogo. Ngira ngo kuri iki gice twakuyeho litiro 5 tuzishyira ku ruhande, dupimishije kari agapapuro gapima ubusharire, ugapima ugasanga biri mu mutuku. Saba kugira ngo uzayishyire hagati ya 3.5 kugeza kuri 5. Ahangaha ni igihe wa mutuku wari ufite muri acide uba wagiye ugenda ugabanya. Kugira ngo tubigere bizagenda bite? Ngira ngo hari ikintu nibagiye kubabwira. Uri bukore isabune yawe, ibintu bya mbere ubonza gutegura ni caustic. Ufata ibiyiko 3 ukabivanga muri litiro y'amazi. Iyo umaze kubishyira muri litiro y'amazi ugashyira mu ijage ku ruhande, ukavanga neza, ya caustic ikivanga birashyuha, ukabireka bigahora. Ngira ngo bibaye byiza wabitegura nimugoroba uzakora isabune ejo. Ikindi twabwiye wategura nanone, wategura CMC kugira ngo isabune yawe izabifasha. Ngira ngo naho n'ibiyiko 3 cyangwa 4 uvanga muri litiro y'amazi ariko y'akazuyazi. CMC ivanga mu kazuyazi ukabona ikintu kimeze uko nabivuze, kimeze nk'ikimenyera cyangwa se kireduka. Unyihangane ukoresha iyo mvugo. Hanyuma twamaze gufata litiro 5 tuzishyira ku ruhande. Kugira ngo dukore isabune ya toilette tugomba gushyira ubusharire hagati ya 3.5 kugeza kuri 5. Bitasa kongeramo ka caustic gake cyane, na kadomo gake ugenda uvanga ku kigero uzakozamo ka papier indicateur, ukabona kazamutse hagati y'umutuku usa nkaho wagiye ugabanuka. Ngira ngo kuri papier indicateur uzabona ko hari imibare, ntimugire ikibazo cyangwa impungenge, igenda ikwereka buryo ki ubusharire ugezemo. Ngira ngo uzashyiramo caustic kugira ngo ugende ugabanya ubusharire. Ni base tugenda twongera. Iyo ushyizemo byinshi cyane isabune yahitigwa muri base, ngo biragoye cyane kuri isabune ya toilette ko bizagusanga ima acide kugira ngo uregere. Ariko ibintu munabyitaho cyane. Uzafate isabune yawe wongeremo ka caustic gake cyane wavanze warayuteguye, udomemo wenda nk'igice nk'agace kitasi. Yego.
hanyuma hari igice cyasigaye bisaba kugira ngo dukoremo isabune yo gukoresha ku ntoki. Kugira ngo nabwiye ko isabune yo gukoresha ku ntoki igomba kugaragara hagati ya 7.5 kugeza ku 8. Iki gihe noneho bizadusaba gushyiramo caustique nyinshi cyane. Usasaba kugira ngo byibuza bya sabune yacu twakoze ushyiremo itasi. Ubanza uvange neza nk'iminota 5 wongere ukozemo akapapuro urebe neza ko byaguye mu ibara riri hagati ya 7 n'8. Ngira ngo cyaba gisigaye kuri uyu munsi ahangaha no gushyiramo ibirungo. Kenshi na kenshi iyo dukora isabune muri toilette tuyiha ibara ryijimye cyane. Bibaye byiza washyiramo ubururu ariko bwijimye cyangwa ugashyiramo ubururu bwinshi cyane. Ikindi washyiramo ni impumuro. Iyo ugiye gushyiramo impumuro uzafate akayiko gato cyane. Kari akayiko baheraho umwana umuti. Ushyiremo akayiko gatonze muri ya sabune yose twakoze. Akira toilette nakubwiye twakoze 5 ubwo uzashyiramo agace ka kira kiyiko. Kari akayiko uheraho umwana umuti. Ku mpumuro ngira ngo turikoresha lavender cyangwa se pomme cyangwa se orange. Hazaba hari impumuro zitandukanye zaterwa niyo wishimira ugiye kugura. Urabona agacupa ka glycerine, iriya glycerine bavanga mu mavuta y'amazi. Uzafate kara gafuniko kayo ushyiremo udufuniko 2 twayo muri ya sabune twakoze. Hanyuma uburyo bwo gutera ibara no gutera impumuro bikorwa mu minota 10 kugira ngo bikore neza cyangwa se bifate. Bikorwa gute? Katonze dutera ibara. Uzafata ibara akayiko kara uheraho umwana umuti. Ushyiremo wenda k'ubururu cyangwa se k'icyatsi bizaterwa niba rukunda y'isabune ukunda. Hanyuma nurangiza uvange iminota 5. Ushyiremo umwanya wo kuburuhutse gato iminota 2. Nyuma nanone wongere uvange indi minota 5. Byose bizafata iminota 10. Nyuma yaho nanone ujya gutera impumuro. Uzashyiramo twa dufuniko 2 twa glycerine. Iriya glycerine y'amavuta abakobwa bakunda gukoresha bongera mu mavuta kugira ngo bayafungure. Ushyiremo imifuniko 2. Naho uzavanga iminota 5. Ushyiremo akaruhuko k'iminota 2. Wongere uvange n'iminota 5 byuzure iminota 10. N'ubu ufite igikakarubamba giseye ngira ngo afite blender byo biroroshye kuko nta bundi buryo usibye kugisya ukoresha za blender. N'ubu gifite uzafata igikakarubamba cyawe ugihate neza cyane ukoresha kagatima kayo ariko agaseye muri blender. Uzashyiramo byibuza nka grama 120. Ngira ngo ni hafi wenda nk'igikombe cy'itasi cy'igikakarubamba. N'ubu ufite amavuta ya avoka kugira ngo ukore isabune yawe irimo amavuta ya avoka cyane kuri ira sabune yo gukaraba. Iyo muri toilette ntuzirushye ushiramo amavuta cyangwa se ibirungo byinshi. Biyani ku isabune yo gukaraba. Sabune yo gukaraba uzashyiramo byibuza garama 100. Ubwo ni ukuvuga ni nk'itasi nanone cyangwa se igice cy'itasi yari amavuta ya avoka. Sibye kari amavuta ahenda cyane ariko ari sabune yikoreye mu rugo kugira ngo iryohe cyangwa imere neza. Washyira mariya amavuta ituma uruhu rukomeza kumera neza. Ikindi nanone iyo ikaraba ituma uruhu rwawe rukomeza kumera neza. Ngira ngo isomo ryacu turishoreza ahangaha. Naho utaha mu kindi kiganiro tuzigira hamwe gukora shampoo y'umwimerere ku kigero cya 80%. Ikindi nanone ku isomo ryacu ku bantu barikeneye mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ushobora kuduhamagara kuri ya nimero twavuze ni 078 299 20 waba uri mu mahanga ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 072 50 72 99 3 ariko nanone nikubujije kubanyarukira kuri YouTube yacu ugashyiramo comment hasi kugira ngo tubashe gusangira amakuru.
dushimire bamaze gukora subscribe ku kantu kameze nk'inzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihora bibageraho igihe cyose. Hasta la vista, duhuriye ku kiganiro cy'ubutaha tubigisha gukora shampoo. Ukeneye umuntu ugufasha cyangwa se ukeneye ko tugufasha gukora isabune, ubishyire muri comment cyangwa duhamagare kuri nimero. Hasta la vista. Ikindi nanone tujya ngo dushimire Ramira Ubuzima TV ni ku bufatanye nabo kugira ngo badufashije kumenya byinshi byimbitse ku gikakarubamba, badufashije kumenya byinshi byimbitse mu buryo ki twakora isabune yacu y'umwimerere. Tubashimire kandi mu buryo ki badahwema kudufasha gukora ibi biganiro byacu. Ramira Ubuzima TV, Jeanne Paul, turagushimiye cyane. Hasta la vista.